Abavuga butumwa batandatu bari baherutse gusaba ko Apotre Dr Paul Gitwaza umushumba w'itorero Zion Temple yegura. Bongeye kumvikana banenga urwego rw'imiyoborere RGB rwatesheje agaciro ubusabe bwabo. Aho noneho kuri iyi nshuro ikibazo cyabo bakimenyesheje Perezida wa Repubulika ndetse n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Uti byagenze biti? Aba bagabo bavuga ko bagize uruhare mu ishingwa rya Zion Temple aho bafatanyije na Gitwaza. Baherutse kwandika urwandiko rero karundura rusaba uyu muyobozi wabo kwegura kuko yataye itorero kandi akarizanamo abandi bantu batazwi, bityo ngo bigatuma imiyoborere yaryo igenda nabi. RGB isanga ngo ububasha bwo kugenzura imiryango itegamiye kuri leta irimo n'amadini yahise itesha agaciro ubusabe bw'aba bagabo. Ivuga ko nta shingiro bufite kuko aba bagabo atari bo bari bakwiriye gufata icyemezo nk'icyo, na cyane ko batari inteko rusange ari nayo ibifitiye ubushobozi. Icyakora ntibyarangiriye aho, kuko aba bagabo basa nk'abanze kuva ku izima, bongeye kwandika urundi rwandiko aho bavuze ko bafite ububasha bahabwa n'amategeko bwo gusaba Gitwaza kwegura, ndetse bagatangazwa n'uburyo RGB yasubije ibaruwa itarabageraho. Mu ibaruwa banditse bagize bati: Madamu Muyobozi, twatangajwe no kubona musubiza ibaruwa yacu yo ku itariki ya 14 Gashyantare 2022 twandikiye Apotre Dr Paul Gitwaza kuko nubwo twari twabageneye kopi yayo ariko mwayisubije iyo kopi itarabageraho. Bakomeza bagaragaza ko kopi yagenewe RGB yagezeyo ku itariki ya 22 Gashyantare 2022 mu gihe urwego rwari rwasubije ku itariki ya 19 Gashyantare 2022 mbere y'iminsi 3 ngo kopi yarugenewe igereyo. Aba bagabo bakomeza bavuga ko icyemezo cyo gukuraho Apotre Dr Paul Gitwaza bagishingiye ku mategeko shingiro agenga umuryango wa Zion Temple yo ku itariki ya 1 Kamena 2015, aho ububasha inama y'abatangije umuryango mu rurimi rw'icyongereza bita Council Pioneers bwo gushyiraho no gukuraho umuyobozi, mu rurimi rw'igifaransa bita Représentant Légal, abamwungirije ndetse n'abandi bayobozi. Muri uru rwandiko bagaragaza ko bagiye bandikira RGB bakagaragaza akarengane bagiriwe na Apotre Dr Paul Gitwaza, ariko kuri urwego rwirengagije ubusabe bwabo. Hifashishijwe ingero mu ibaruwa yandikiwe RGB ku itariki 28 Gashyantare 2022 bagaragaje ko hari ibaruwa yahawe RGB ku itariki ya 4 Werurwe 2017 bagaragaza impungenge z'uko Gitwaza yafashe umwanzuro unyuranyije n'amategeko, ariko kugeza amagingo aya bakaba batarasubizwa. Uru rwandiko rugaragaraho imikono y'abavuga butumwa batandatu barimo Bishop Charles Mudakikwa, Bishop Pierre Kaberuka, Bishop Bienvenu Kukimunu, Bishop Richard Muya, Bishop Dieudonné Vuningoma na Bishop Claude Jessa. Aba bagabo kandi bateye twatsi bivuga na RGB bashimangira ko ibyo bakoze bishingiye ku kuri. Bati amategeko shingiro ya Authentic World Ministries Zion Temple Celebration Center yahujwe n'itegeko muvuga byakozwe ryari. Bakomeza bibaza muri iyi baruwa bati bikorwa nande ko twebwe tutabizi, tugize urwego rumwe n'izindi nzego nk'inteko rusange tutabizi kandi tutarabimenyeshejwe. Ese haba hari inyandiko mvugo z'iyo myanzuro mwaba mwarasanze zikurikije amategeko niba zihari? Ku rundi ruhande ariko Apotre Paul Gitwaza yaherukaga kubasubiza kuko ku cyumweru tariki 20 Gashyantare 2022 mu butumwa yagejeje ku bayoboke ba Zion Temple, Gitwaza yagarutse ku by'iyi baruwa yari yanditswe n'aba bagabo bamusaba kwegura. Yumvikanye ashimira igihugu ku bushishozi cyagize mu gukemura iki kibazo. Yakomeje agira ati: iki cyumweru tuvuyemo mwabonye inyandiko zivuga ko baje kunyeguza ndetse bashaka kunkuraho. Ibyo byose byabahagaritse imitima, ariko nanone turashimira Imana igihugu cyacu ko bashishoje bagasanga biriya ari ibintu bidafite ishingiro. Icyo gihe Gitwaza yabwiye abakirisitu ko atataye itorero kuko byari byavuzwe n'abanditsi baruwa yo kumweguza, ahubwo ari kugenda afungura amatorero ahantu hatandukanye by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuyobozi bwa Zion Temple bwo bwari bwagaragaje ko aba bagabo bahoze muri iri torero, ariko ko muri 2015 basohotsemo ndetse bagashinga n'itorero ryabo, bityo ko badakwiye gutera impungenge kubera ko nta wava mu itorero runaka ngo yeguze umuyobozi wo murindi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Iwacu Dignity Home Care
iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'ibyo umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.